wagiye umbabarira kwe ariko ibino bintu mama biteguye mama anapanze nje nawe babwiye ariko kari buze none se kuza aho kugira ngo azasuza abantu aza yazanye ubugoryi nka buriya n'urukofi oya ndebere imaginary mama ke bayapanure nk'icebe ry'inka nkayo yawe mbona yapanutse ufite imbyari igihumbi aya yanjye yonyeje abana nsa nk'isibika none se urabona uri iki isibika surayizi ko ndaho ko mbona ubwo urutwana na babandi basambanira dese none se ubona ameze nkawe wishira imbere nk'akaguru kambaye ega nubwo uri umu ko mbona uba wimanyagura gutyo kandi narumvishe ngo wateye nese ndi nka none umukecuru uri hejuru yanjye uba wimanyagura wiriye wigize nyo wateye none umugore unduta inda wabuze abakorongora ushaka ko ari nge mutinganya ukorongora satani kayose urumva wihagije se ngo nguhe umwanya indoge wakuzi ko hari abarozi bakurenze wewe ibiro byawe sinzi uko bisa nimba ari umukara ayo matako yawe sibyo shawada wazaje sinyakeneye tuza ariko nakubije kuzajya unshira izo nzara zawe zigeze ndazifite nyene so wajureka kugira amahane mburi ndaya wagiye kwicuruza ndabakaguha amafaranga bikarangira ngiye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire mwese mudukurikirana n'ukuri comment zanyu nubwo haba harimo izitukana ariko nyine ubavuze igitekerezo cyawe nono ikiganiro cya Kayusi rero kigira comment 100 kandi ujye ubibona comment 100 sho ntago mbizi ndabanza suze reka maye nsuza abantu banje bankurikirana banankunda cyane ufite gukunda ko nyabona abenshi bagutuka ya nubwo abantu ariko bantuka banankunda bafite igitinyiro kivanzemo n'icyangiro cyangwa igikundo nagari okay igikundiro kivanzemo n'igitinyiro mbabwira ko iri satani Kayusi umuntu wanyu mukunda cyane kandi nanjye ndabakunda yego ndabasuhuza cyane umunsi ko witonze cyane so nyene isuga hiri bayitonze kugira ngo nzabone isugi ahantu iri iba yitonze kugira ngo izabone umugabo mwiza isugi umugabo ibaho byose nesengewe ko mfite hormone za gikore mama ke tuguhaye ikaze murakoze sangiye mu masugi ibyo maze kubimenyera abantu ngo na masugi kandi narumvishe ngo bakoze kwa kundi ngo barapanuye ngo byagenze bite nese yarongeye arisubiranya isugi kutubere ntago ndi isugi hahandi bapanuye amabere yanjye ntago barayakurura ngo bapanuye hari utubere turasigara bapanure nk'icebe ry'inka nkayo yawe mbona yapanutse ufite imbyari igihumbi aya yanjye yonyeje abana yonkeje ibana gusa ko yonkeje n'ibyihebe n'ibyiyoni nta kintu bitwaye ibyo ngibyo abana banjye ntago ari ibyihebe kutangiye kare none ubu turajimara wewe wabaye ikihebe ryarisi nawe yarikuruye nawe yararyonse nese ugiye kongera kumanga ese ubundi wongeye kumuzana gute dore ukuntu bimeze mama Keza na Kayusi ukuntu bimeze uyu munsi turakora ikiganiro cya gatatu ubwo muri babiri ninde ubwo uri buze hari ukuntu mufitanye utuntu tw'amakimbirane hagati yanyu kandi turi abantu bakuze ari ubu ukunda Kayusi ntabwo ushaka kandi ufite umugabo mama Keza papa Keza nako papa Keza arahari none nifuje yuko uretse ko nanjye wabyifuje papa Keza yambwiye ko yifuza gukorana na Kayusi wamutwariye umugore urangije uramubara ariko ubwo Kayusi uvuga ni uzi n'ubushize ukuntu byagiye Kayusi satani Kayusi ni ukuvuga ngo papa Keza agufitiye inzika yuko ngo wamutwariye umugore inde natwariye inde umugabo w'uyu avuga ko wamutwaye umugore umugabo we aravuga ko aramutwaye umugore umuzenzi yasemuwe buryo kubera ko umugore we ngagukunda atabana n'umugabo ariko ngiye bakubwiye ko nkundana n'isibika ngiye nkunda abagabo ntabwo nkunda abagore ariko kuki mbona abagore ninde wakubwiye ko umugore ari isibika none se urabona bitagusa ubundi isibika ni iki urabona nsa nk'isibika none se urabona uri iki isibika surayizi ko ndaho ko mbona ubwo urutwana na babandi basambanira dese ariko ntibakagushyiraho ngo nawe wishyireho none se urabona ameze nkawe wishyire imbere nk'akaguru kambaye ega nubwo uri umugore ariko ntacyo uri imbere yanjye sanga umusaza wawe nimba usange ako gasaza kawe nimba mwaratandukanye ntago mbizi ariko wijya kunshinja ibyo ntazi kandi nimba warabuze ukunda urukundo rwanjye rukaba rwaragusazije uzajye kwiyora kwa makuza tugikomeje umusore nawe namuhama uwo mugabo wawe ese ninde wagoye komisiyo yo guhuza abantu se bundi ariko mbahuza
mbahoza ari ibibazo mbahoza kugira ngo ibibazo bikemuke. none se uzahembwa bazaguhemba. Niba umugabo avuga ati ndashaka kubona Kayusi wundusha amatuza, mama Keza ambwiye ngo ufite amatuza ngo uramurusha ibintu byose ngo hari ibyo uzi atazi. Arambwira ati nshaka kureba uwo musore. Icyo nzwiho nuko ngewe ntiranganategwa kandi nkaba napfubura abantu bapfubye. Nimba uyu mugore nawe yarumvise ko nawe agomba gupfuburwa, ngiye simfubura abagore, mfubura abagabo. Mama Ke uripfubuza. Rekana nayo Mama Ke unuzi ibigambagira wagira ngo nago sinzi uko naba. Vuga ngo ngira ibigambo nk'umuntu barongoye mu kanwa. Bajya bakora se. None se bareka kuhakora? Naho bashyiramo. Barageramo da. Nese yumva umuntu ngo baramupanuye. Iyo umva umuntu ngo baramupanuye ntibaramupanuye ingeri zose. No mu gutwi no mu zuru ndetse no mu kanwa. Ndumva ndi kugenda shya. Ahubwo se gusha. Wabaye umunyamerika ariko kandi uri umunyarwanda. No mu kanwa nabyo. None se ntago bibaho ko si feeling se ntago bizi ko ari customer care. Customer care se ujye uhereza abagabo. None se wajya bamereze nk'icuru nkawe ishaje imburagiye. Ese koko. None ako se ko mbona uba wimanyagura gutyo kandi narumvishe ngo wateye Nese ndi inda. None umukecuru uri hejuru yanjye uba wimanyagura wiriye wigize nyo papa neza. Nese ndi nkawe wirongo. Uri papa nde? Neza, papa neza. Ubwo wajyangwe nye wateye none umugore unduta inda. Ukaba uri kunshaka ikize. Nimbuzi ko nateye. None se kuki uvuga ngo ubwo mfite no muguru. Wigize gutya we. None se urashaka iki? Ntago ndi nkawe wabuza abagupfubura sika birongo zizonki zawe. Nago ngiye nabuza abamfubura. None se uko nshaka iki? Uko nagukunze kandi kugukunda naga ari icyaha. Uzagenda ukundi yawe nge ntukankunde. Oya nubundi ni yanjye yo ndayikunda. Nta kintu naba mfite nashobora gukunda kandi kiri kukineye. Ubu wabuza abakorongora ushaka ko ari nge mutinganya ukorongora Satani Kayusi. Ese wa Ninjye ushaka se? Nago nshaka ngo turongorana ndashaka ko dukundana ibyo bizaza nyuma. Ibyo byo kurongorana se dupfike. Nkunda nawe ngumarira iki se? Urandongora hari ikintu dupfa. Nyene umarira iki? Hari ikintu baba bapfa ngenda ndashaka ko dukundana ibindi bizaza nyuma. Dukundana se nyene dukundana iki? Muzenzira muwe buryo. Ko nakubye ko ntajya nkunda abagore. Nese nagwe bizaza. Ese ubundi urashaka kunyahuraho? Ko muhaye bizame arabikora. Usiri iki kise? Ibirozi byawe ntago byangiraho. Nimba uzajya mu bapfumu, nimba uzajya mu barozi. Ko arabavuze ngo ushaka kuroga Kayusi we muri comment. Use andoga ndeka kise. Urafite ubuce bwo kundo. Ase nashatse kumuroga ubu ngubu nago naba yaba yaramaze kuza. Ubu ngubu nago aba yaramaze kuza aza neza. Urumva wihagije se? Ngo nguhe umwanya indoge. Wakuzi ko hari abarozi bakurenza wewe. No murozi se kujya kuta umurozi kandi. Ibyo by'uburozi by'uyu mukecuru ntago mbyitayeho. Azagende pana kuvuga ngo mukecuru. Nso ndashaje. Mu kanwa kawe hajye habamo discipline. Ndizarakureze discipline y'ikisengewe ntago nayitoje. None se wokabyara we. Rega ngiye ntago uzaje we. Rega ngiye ntago ngewe njashugumbwa ngo ndebe inzobe ngo ngire ngo ni umuntu ngewe ntago ngewe niyo nakunda inzobe nakunda inzobe z'abagabo sinakunda inzobe z'abagore n'abakecuru. Ako mu mwaragambanyisha musigaye mumva mwagambanira ngo mufata abakecuru mufate n'impinja n'abana ngo mubandemekeho je ntago ndongora abagore n'abakecuru. N'impinja ariko warazibonye. Ibyo ngibyo sinzano wabikusinze n'uwe kugiye. Ako naherutse baramugusigiye ubundi waje umusize. Jewe wamunsigiye se ari umwana uje mu rwaro winja wabona ubu se nzongera kubona bankunda babagabo. None se wowe bwawe wivugira ko utera ukanaterwa bivuze ngo wagiyeyo uratera utera inda ariko ba wimanyagura wiriye wakwemeye ko hose uhajya warangiza ukajya n'indya byose nta kintu tukoranye gutera nkanaterwa ngenda shaka kuguhindura gutera nkanaterwa ariko mba shaka kuvuga ubu byumva cyangwa bakana keza sha ako urareba bayo nk'umugabo wanjye bitabasaba nguri fiti none mumagezi yavuga nguri nguri Jewe ibi biro byawe sinzi uko bisa nimba rumwe nimba rumukara ayo matako yawe sibyo shawada wazaje sinyakeneye tuza ariko nakubije kuzajya unshira izo nzara zawe zigeze ndazifite nyene shawada ikakora so wajureka kugira amahane tugenda ariko tugenda gake sinjya nkunda n'isibika zaboze ngewe uzajya ugenda wirongoze ibitoki wirongoze wipanure nawe bazakwambike papa nk'abandi apana kuzajya uhora untera iseseme singukeneye ntukumva ushaka kumenura gemba nicaye neza ndi physical fit nimba mberewe uzagende wirongoze wewe wahuye n'abantu babi wewe wahuye n'abantu babi niko wivugiye ngo barangije ngo barakwangiriza rero nago nanjye rero ntaga ariko nahura nabo bantu babi ese niba ugize akaguru kukandi
izo ntoki zihanda nk'inshinge simba nkene kuzinkozaho kandi ngenda shaka kukuvura ukareka kwambara ayo mapapa no kugereka akaboko ku kandi uje wicara neza wavuye se uranya kubashije ari indaya bakica nyine bakisanzura bakifunga wavuye se uranya ko oya uri umutipe mwiza kana gakecurura wagiye basi wihagarara ubu ntago ukaba umugabo mwiza Gengeneye ubwiza bwanjye se kubu ntakagizwe ko nge ari njye ubwanye nitaka nambaye wewe witaka se umenya gute kuri mwiza ndabizi mbizi ko ari nge gasugi kagezweho mu minsi kameze neza ku mabere amabere yanjye ameze neza fresh ntagaragwa ntagaramera nka bino bicebe by'uyu mugore bimeze nk'ibyinka byakurutse ariko bino cebe byakuryohera wan yikisi yewe za Perez nyine ndi kumubwira ryamuryohera none se kavuga ngo ni amacebe ryamuryohera kuryama murare ya macebe naze se yumva nakubwiye ngo wikomeza ukaryamaho hano kunkoza hizo njaba akagira mu gituza cya Eva waje rero reka nkubwire wa munyamakuru dore hari n'ubundi dore abagore b'imisi abagore b'imisi bararumbije basigaye bumva bakora igikwe bakajya gusezerana bakajya mu murenge bagera mu rugo abagabo babo bakabapfuvya bagahita babirukana bagashwana bakajya kwa divorce noneho bareba uburyo kituri fiscal fit tumeze neza turabahungu bafiyeri bakumva batugirira ari man muzajya mwirongo ngo zanyu sinyeneye yuko nkunda sinamwe ntegena guhura nawe yewe nzarinda apfa nahuye nawe urumva nimba warahukanye uri kugira ngo nge nzagupfubure uzagenda imbwa zigupfubure cyangwa za hene z'inyagasozi yewe ntago ndisibika nkawe uzajya umbabarira ni ibyo mwibaraguzwa ngo barampanuye ngo bamenye umwoyo ibyo birakureba ubu mu basore bose bari i Kigali naragiye gupfubura kurusha abandi ku by'amama keza kurya abagore bose nawe bazaho I'm the king of food pede reba ruja bamuzaniye I'm the king atabera muzima sibyo nanjye namaze kubona koko kafite ikibazo yarangiza akihakana umwana basasha ngo umwana ngo ni ikihaka umwana n'umugisha agapusi kagahinja nagahuku ngo nakabeba nagahuku k'Ikigali waruzi kuri gushirushyira he shira hese wa muginga we gushira he nyine wamena gumena hasi nateye ndi mukecuru wawe se nateye ndatura duhinje sufite inda nateye inda kwitera wari mu gisiburira uri gutora ubusurira se nateye indinyura hese cyangwa nawe wabonye ibyuza kuvuga akira rata cyane nawe wabonye inkuru uza kurata inkuru iye nkuru ariko Rwanda jewe ngize amahirwe natera inda nabuze nakana kandi waranzi nese nakomeye mwaturi wanjye utariki reka tuvuge ku rukundo umwana ngewe naramwitegereje ata okay muri karakano mwakoze uramwana agakara afite neza foto umusaza azuminga kino gikara cy'umuntu ni umusore se niba tasanga uri mwana base ahubwo cyico nakwifuza uriya musore wampuza nawe narinzi ko ngiye shaka kuzahindura nimba baratandukanye akira gasore gato kikira Kanyarwanda nkamwicira amafiriyeri nkamubunuriza nkamupanura nkamukubitira bya nyabyo nkamwambika pampa none se ko wumva atamushoboye kandi ngiye nkaba namwiteza sinumva ukuntu ari kuzavanga amasaka n'amasekeremento ibyo by'uruhinja uzabijyana iwanyu ntago ibyo by'uruhinja nge mbizi kuva nakabaho sinzi igihe njyana n'abagore n'abari abagore baza banteka imitwe babashaka amaronko babaje bashaka bansenyera izina kandi waramuriye amafaranga ibyo uri kuvuga wibwiwe n'abantu ko gake bigusubiramo se subiramo ngagake se kinyabupfura warakibagiwe nta radio isubiramo no uri radio iravuga amakuru bikarangira tugenda gakere wa mukecuru we urukumva ibyo mujya mwibaraguzwa ngo barampanuye akabuno ngo bagaca amafiriyeri ngo barakarangaje ngo kameze gutya ntago ari akaso nta nubwo ari akamusaza ahubwo hari umuntu uri kuvugira nimba uriya musaza nimba uriya mugabo wawe akiri umusore mumpe mupanura akabuno nkarangaze apana kuzunyibaraguzwa reka nkubwize ukuri oya mumpe mupanure mupanura akabuno nkarangaze umamagare n'abandi bapanure uyu mutipe namukundaga nzi ko ari umwana mwiza urukundo rwanjye kiri munsi ya nacyo wakwimara wakwihenura wakwambara ubusa wajya kwiyahura urukundo rwanjye n'undi wagukinye mu maraso no mu mitsi ntawe uteze kuzajya uriya mugabo wawe kabone niyo baguhuza nawe nanjye nzakubunuriza nkushire ku mbwa gasozi ntawe uzahurira nanjye byo kuzunyiyahura aho uzabireke
suri kunkunda mu byo wunda ndesha nawe uresha nyifuni ihamba imbwa n'abazimu nawe rero kankubwira sago nkunda umuntu ujya wihome kuzaperereza ngo ni mama keza nimva nye ko mama keza ese jewe araza kuza munteka y'imitwe ariko mubonye ndyoshye meze neza ndiza size zigezweho Bruce Melody yaririmbye none muraje kunsambaniriza ubwonko uraryoshye ku buryo barimo kuza kuguteka Yesu ubwo ureba kakasize kanje ko reba agasize kanje reba ukuntu meze ndi umwari kazimana ni umwari w'amaribori rwose ni umutegarugori rwose umwari kazi ukumva nyiramaribori buja maribori mu ntege ukumva ntazahinduka ngo mpinduka n'ibihe nkaya mihango yanyu muzajye mu mahoro umwari wacu tutazatwita mu byare uko mwari bakubiza uti nawe uri muri bene abandi baza bagambana ngo muratwita mwagiye mwirongoza intoki zanyu nimba abagabo banyu barapfubije mukara kunyirongoza jewe nta muri usamanyiriza ubwonko ndabiyamye mwabagore mwabakobwa mimuza musaka kunsamanyiriza ubwonko ngo murushaka kunyirongoza ntari ndabiyamye muzajye munamvaho sineza kuzabana namwe bakecuru nakaraga kecuru kaje kanambika uruhinja kwari akuneka imitwe gusa waramwomokeje ariko shana abona gafite agahinda kanya uri agahinda zana gapfana ntago neze kuzahura nawe nimba uri indaya wagiye kwicuruza bakaguha amafaranga bikarangira uri indaya se nese nabandi ndankaza none se ubuje gukora iki hano ahubwo wowe ufite wafuka myinshuro zirenze igihumbi utazi gukotorora umunwa se urawufite wowe urawufite ko mbona umunwa wawe utajya nawuborosa none se ubwo umunwa wawe ubombye nkanjye reba ukuntu korohereye ariko arwaye maranya agaheri iyo izi ni feeling singewe iyo bari kunsoma abantu maniminwa nkazana uduheri kubera ibyishimo mbaha none se mubeshe bakanakura mukihangana none se uramenya ko byaje se kushiduka bakurumye ariko ngenda kubwiza ukuri aho kugira ngo ndumwe n'abagore aho kugira ngo ndumwe n'abagore ndarumwa n'abagabo barakuryohereza se nse batandyohereza urabona wanshimisha ko banshimisha bajya kumura mu munwa bataryohewe ahubwo uzarabure kiriya wapi ubwo aba yabimye bagashwana bagashiduka bamukomerekeje none se kubizi ko mba nabimye uri kunkundira iki uba wabimye ahubwo uje ushaka abagore bahe nkawe se nkabo wateye amadawo ndushaka ubutashaka ariko ushaka ko wateye inzi banjye sinjya nkunda igitsina gore kandi abagore bibisi nago mu kinyara musigaye mwirongoza amavide ndetse n'ibitoki musigaye mwirongoza ndetse n'ipano muzajye mufata izo pano zanyu mugene muzotse amafi apana kuzagira none si ntago arimo uraba tarapfubye imburagiye nese ngiye kubikoresha ndaguhamagara biragaragara ko bikoresha mu ibanga wazavuye kwizima ukamva inyuma iransi bikaye umugabo wawe ko nawe muriye nawe urayizi se none se sinumvise muyivuga ngo umugabo ngo yifuza ngo umugabo wawe none se utuka umuntu utaranabona none se nisinyatsi iyo nyatsi wasanga ari twa dusaza tunuka ibyuya ku kandi ushaka kumutera se kucyugira umuntu ungana gutyo kuko ukura ngira umunwa nyine muremure nese kuki ugira umunwa mugufi yega abantu bagira umunwa muremure niba banaryoshye bagira amavangingo yes shaka ko nge mbagira nkakava wampaye amahoro ko abo mpura nabo banshimisha nkabashimisha warumiwe ubusiga uri bene babandi bikibatsi usigwaza wazagiye kumunzani gato ahangana nago turi gushwana mwibariza akantu gato umuntu yagukunda kucyo bigira intambara nta nubwo wanavuga ati basi kuba ngira abantu bankunda basi ni by'agaciro kuba unkunda unkunde bucuti biraho ngaho ngushyire mu muryango nk'abandi ariko numbiye ngo ashaka ko njyamana nawe ngiye samana nawe okay twibera inshuti se basi tuba inshuti wankoreye ibyaha byinshi byo kunshinja wankoreye ibyaha byinshi byo kunshinja ngo uranyifuzaho urukundo no kukwishimishaho uzabanze ubisabira imbabazi nabyo nimba ubishaka nabyo bisabira imbabazi okay ngaho mbabarira reka nufukamo ko wafukanye imbere kwa mana yanjye aho wabuna narengereye rwose sibyo ubushize ntago wafuka reba nabonye akanuze yakoze wa mugore we yahoze ari umugore we narya nindi keninde kanuze ige yagupfukamira gusaba imbabazi ari wowe wamupfukamishije ishuri 100 wari waramubabariye ahubwo yise umushitinga wamukoze nk'ibyo wankoze nese uri kumva reba umuntu niba gukunda akanya none amutegetse ikintu akurikije kumushitinga uri kumva mufitiye mu wese indese uri kuvuga erega dupfuye rumwe none wowe aho wakwakiriye mu ahubwo ubwo tugiye kuba batatu bapfuye rumwe nkanjye reba ige avuyeho wagezeho wateye inda ahubwo hazaza n'abandi mukomeze muze munshinja amada ngewe ni by'agaciro kuri ngewe bihita bigaragara yuko
ndi kugenda menyekana nanahitinga cyane bita bigaragara yige aramushaka na wa umenye ko mubyeyi nadumva nawe nabonye arahari ruhinja barasa nasi gere ese mungu menya ko nawe ahari indese uriya ntise bizute ko ngiye ninjye umushaka haka bose mvuze nyuma yo barashaka reka tubara bagushaka ko ari abo bane batatu bane turisha no bane muri abo ngabo nta numwe wemeyemo ibyo ntabwo mbizi Imana irihangana wamubanye Kayusi wifuza kubona Kayusi suvuga ubundi ni wahe Satani wahise akire n'abecara ariko mama ke wagiye umbabarira kwe ariko ibino bintu mama biteguye mama anapanze nje nababwiye ariko kari buze none se kuza aho kugira ngo azasuza abantu yazanye ubugoryi nka buriya n'urukofero ndebera imagine ari mama ke